Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe, nshimira Imana ku bw'aka kanya keza yongeye kuduha, by'ukuri ntabwo biba byoroshye, ariko Imana uko iri inyuma y'umurimo wayo cyangwa se y'ijambo ryayo, igira gutya igatanga uburyo ndetse ikaturinda kugira ngo dukomeze umurimo kandi dukomeze twige byinshi, wowe nanjye yaturinze, hari haciye iminsi ko nari mfite giripe, ijwi ryanjye ritameze neza, ariko meze neza ubu ngubu nagarutse, ndashima Imana ko yankijije, turakomeje rero, ubushize twize ijambo ry'Imana, turimo kwiga igitabo cya Matayo, ibi ngibi birafasha ku muntu ushaka kumenya cyangwa se ushaka gufatanya n'abandi ngo bimutere imbaraga, kubera ko rimwe na rimwe Bibiliya abantu benshi aranatangira ariko yagera hagati akumva acitse intege, ariko iyo ifatanyije n'abandi biroroha, muragendana, waba udafite n'umwanya wo gusoma nk'uko mbasomera nabyo bikagufasha, ukazasoma witonze wabonye akanya, niyo mpamvu tutagomba gupfusha ubusa amahirwe tuba tugize kugira ngo turusheho kumva ijambo ry'Imana kandi ry'ukuri. Rero twize ijambo ry'Imana ubushize, ubu tugiye gukurikizaho gusoma igitabo nk'uko tubizi, abo tugendana turimo gusoma igitabo cy'umugenzi, hariho abantu benshi bagisomye ariko hari n'abandi bari guprofita kano kanya nkanjye, mu by'ukuri turimo kumva byinshi, kuba ushaka kumenya ntabwo azabura kugira ibyo akuramo, cyane ko ubu ari uburyo nanone Imana iba iri kugira ngo ikoreshe ku buzima bwawe n'ubwanjye, kugira ngo tutazagira ibyo twireguza, ahubwo turusheho kumenya iby'iyi nzira, tuyigendemo tubizi, tutagendamo nk'abaswa cyangwa se batazi iyo bajya cyangwa se bahuzagurika batazi nyirizina iby'iyi nzira. Ko hari ibintu uhura nabyo ukagira ngo warayobye, ariko kandi niko n'abandi barabinyuzemo n'abandi babiciyemo kandi birakunda, ariko kandi ibyo duhura nabyo muri uru rugendo rwa gikristo cyangwa se muri iyi nzira ifunganye ni iby'inyungu ku bugingo bwacu, ko bigenda birushaho kutwigisha no kudukuza, nubwo rimwe na rimwe biba bitaryoheye umubiri, ariko Imana ibana natwe, iyo tubisohotsemo biba bifite urundi rwego byatugejejeho mu buryo bw'umwuka. Rero dukomeze tugire umwete wo kumva icyo umwuka abwira amatorero, reka dusome kino gitabo. Ku bantu bankurikiye bwa mbere, nitwa Umuhoza Sylvie, nguhaye ikaze nawe ngwino, ariko kandi nubishobora uzakurikire video zabanje, cyane cyane nk'iki gitabo turi kwiga, biba byiza iyo wagitangiye, cyangwa se ushobora no kugisoma, ushobora no kukigura ukagisoma. Igitabo cy'umugenzi kiri mu ndimi nyinshi, hariho n'amafilimi yacyo, mu by'ukuri wareba ururimi wumva ugakurikira. Icy'ingenzi si uko ukurikira ibi byanjye, ahubwo icy'ingenzi ni uko ukurikira ukagira icyo wunguka, hanyuma icyo Imana ishaka ko wunguka, aho Imana ishaka ko uva n'aho ugera ukahagera, inzira zose byacamo nicyo ngewe mpifuriza. Reka dusenge ubundi dusome. Ubushize twari turimo dukurikira aho umusobanuzi yarimo kugenda yereka mu Kristo ibintu bigiye bitandukanye anamusobanurira, ariko mu by'uru rugendo dusoreza aho yamweretse abahungu babiri basobanuye b'ibishushanyo, umwe ategereje ibye byinshi by'igihe kizaza yihanganye, undi asaba ibye barabimuha byose, arangije birashira asigara ari umutindi. Ariko kandi bisobanuye ngo ubutunzi bw'isi abantu bari kubwirukanka inyuma, babikoreramo n'ibyaha, babyirundaho, batubaha Imana, ni iby'igihe gitoya, urabibona wenda, ariko bikaba ari iby'igihe gito, ukazasoza urimbutse, kuko Bibiliya ivuga inshuro nyinshi cyane ko gukunda urukundo rw'iby'isi ari umuzi w'ibibi byose, kandi ntabwo wakunda iby'isi ngo ukunde n'Imana, burya ntabwo bishoboka. Niba unakunda iby'isi uri gushakisha hirya no hino amanywa nijoro udasinzira, ukwiye kwisuzuma ukabanza ukareba urukundo ukunda ibyo bintu n'urukundo ukunda Imana, kandi icyo ukunda nicyo uha umwanya mwinshi. Ni uko nk'uko bisobanuye, nta byo kujijisha bihaba, kuko Imana yo nta nubwo wayijijisha, ibasha kureba umutima wawe ikareba igifite umwanya munini ari ikihe. Niyo mpamvu tugomba kubyitondera, nubwo uri gushakisha ukabanza ukibaza umwanya ibyo ushaka
umwanya bifite mu buzima bwawe n'umwanya Imana ifite mu buzima bwawe birangana iki? Cyane ko iyo ukunze Imana utayiryarya, mu by'ukuri iraguha, iguha n'ibyo utasabye cyangwa se ikaguha ibigukwiriye, byose birashoboka. Yo niyo itumenyera ibidufitiye umumaro. Hanyuma reka dusenge ubundi dusome twumve ibindi yagiye kumwereka. Mukristo yahise asobanukirwa, amenya neza ko iby'iyi si, kansome wenda akantu gato twasorejeho. Umusobanuzi ati, uvuze umukristo ati, noneho mbonye yuko kwifuza ibya none atari byiza, ahubwo ko ibiruta ari ugutegereza ibizaza nibyo mu bugingo buhoraho. Ariko kandi iyo turi inaha nta nubwo bibuza ko Imana igenda iduha n'impamba y'urugendo amfete, kuko niba turiho aduha ibyo kurya, akaduha ibyo kwambara. Umunsi wa none niba unkurikiye utabifite, ntugire ngo ni uko atabifite cyangwa se atabiguha, ahubwo ni agahe wenda uciyemo ko kugira ngo wige ko umuntu ashobora umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ariko iyo wize neza ishuri ari gusohoramo kandi akaguha ibizatuma ukomeza kujya mu murongo muzima. Ariko mu by'ukuri reka abakristo cyangwa se abari mu rugendo, abari muri iyi nzira ifunganye, dutumbire iyo tujya kurenza uko dutumbira iby'inaha ngaha. Igihe cyose ubugingo ari buzima, n'iby'umubiri ntazabikwima kuko arabifite, ariko ibizagutesha umurongo byo rwose ntazabiguhe, nanjye ntazabimpe. Ariko impamba y'urugendo, ibizadufasha mu minsi dusigaje azabiduhe, hanyuma ariko tuzasoza urugendo amahoro tugiye mu bugingo. Ko umuntu uri muri rimbukiro nonaha nta nubwo yibuka, naho yaba yari afite iby'isi byose, ukurikije umubabaro afite, ntabwo yibuka ko n'ibyo ngibyo yari abifite ntacyo bimaze. Rero Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Reka nsome kano, aravuga ngo ahubwo ko ibiruta ari ugutegereza ibizaza. Umusobanuzi ati, uvuze ukuri. Ntabwo turasenga, mbanze nsenge wenda tubone kunyura muri aka ngaka, tubone gukomeza. Data, ndagushimiye wowe wera kandi ukiranuka ibihe byose. Gushimiye ko wongeye kunyemerera kugaruka hano kugira ngo dukomeze twige, ngewe nabo dufatanyije uru rugendo, cyangwa se dufatanyije gukurikira ibyo urimo twigisha. Ndakwinginze, reka urusheho kutwigisha, turinde kurangara no kurangazwa n'iby'isi by'igihe gito, ahubwo duhe kuba maso. Nubwo isi tuyirimo, tuyigendamo, tunayishakamo n'ibidutunga, ariko ye kuturangaza, kuko iwacu sino. Urakoze, ndagushimiye. Mwuka wera akomeza aganze muri twe, kandi twumve, atubere umusobanuzi w'ibyo tugiye kwiga. Urakoze, mu izina ryawe nsenze nizeye Yesu, amen. Mukristo ati, amaze kubona ba bahungu n'ibyababayeho, ndizera ko wenda mubyibuka nubwo haciye iminsi, murambabarira, nari maze iminsi ntameze neza, ariko utanabyibuka aba ari video y'iminota 25, waza no gusubiramo ukumva uko byabanje, ukumva n'iyi ngiyi hagenda hacamo video imwe, iy'ijambo ry'Imana, iy'igitabo gutyo. Ngo Mukristo ati, noneho mbonye yuko kwifuza ibya none atari byiza, ahubwo ko ibiruta ari ugutegereza ibizaza. Umusobanuzi ati, uvuze ukuri, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Icyakora nubwo bimeze bityo, ibya none bihereranye cyane no kwifuza kw'imibiri yacu, nicyo gituma byumvikana vuba. Nicyo gituma n'abigisha ba none baza nyigisho z'imigisha ngo cakira, akira, ariko ukibaza izo akira zivuye ku Mana? Mu by'ukuri ugasanga icyo abwira abantu si iby'ubugingo, ahubwo ibyo ababwira ni iby'umubiri gusa, arabakiriza iby'isi gusa, nyamara n'ubugingo bwabo budahagaze, budashikamye. Ariko ibyo abantu barabikunda kandi babyumva vuba kurenza uko waza ukicara hano uvuga iby'ubugingo. Ni ukuri ibyo ni ibintu otomatikoma. Ni nayo mpamvu ukwiye kuba maso, ni nayo mpamvu inzira ijya mu bugingo ijyamo bake. Si uko Imana idashaka benshi, si uko se abakristo insengero zituzuye ku isi, ni benshi, umubare ni mwinshi, ariko ukibaza igituma hajyayo bake ni ikihe? Ni uko iby'ubugingo
ababasha kubyihanganira bakabikunda bakabyitondera ni bake. Ngo ariko ibizaza ntibigira ihuriro na kamere y'umubiri, nicyo gituma bigumya kunyurana. Ahangaha niho twasoreje, noneho reka dusome ahandi nabwo iminota mikeya. Ngo maze ndota umusobanuzi afashe Mukristo mu ntoki amujyana ahantu hari umuriro waka mu nkike y'amabuye. Mbona umuntu uhagazeho udatuza kuwusukamo amazi menshi ngo awuzimye, ariko umuriro ukarushaho kwaka cyane. Mukristo arabaza ati ibi bisobanurwa bite? Umusobanuzi ati uyu muriro ni umurimo ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Usukamo amazi ngo awuzimye ni Satani, ariko igituma umuriro ukomeza kwaka nubwo awusukamo amazi ndakikwereka, ngwino urebe. Amujyana inyuma y'inkike, asangayo undi muntu ufite imperezo y'amavuta, akajya ayasuka mu muriro rwihishwa. Mukristo ati ibi bisobanurwa bite? Umusobanuzi ati uyu ni Kristo udatuza gukomeza umurimo watangiye gukorerwa mu mitima yacu cyangwa se mu mutima w'umuntu, awukomeresha amavuta, niyo buntu bwe. Nuko nubwo Satani ahirimbanira cyane konona imitima y'abantu ba Kristo, ikomeza kuzura ubuntu bwe. Ahangaha ni hahandi usanga Satani atatuza kutugabaho ibitero mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo aturushye, kugira ngo atunanize muri uru rugendo, ariko wabona bikomeye. Si uko hatari abashobora, hari abashobora pe, ariko igifite umumaro, niba hari n'ibyo uhuye nabyo muri uru rugendo bikakurushya, wirambika hasi, wivuga ngo Imana yagiye he, ahubwo ngera usenge. Senga, ubwire Imana ibiri mu mutima wawe, ubwire Imana ibikuruhije, irongera igaguhereza imbaraga ugakomeza urugendo, kandi bya bindi byose nayo hari ikibibyaza, bikuviramo imbaraga zikomeye. Hanyuma iyo uhuye n'ibikomeye muri uru rugendo ukiganyira bikarangira urambitse hasi, ntusenge, ntiwegere Imana, ntuganyire Imana. Mu by'ukuri Satani aragushobora, hari abo yashoboye. Niyo mpamvu niba hari ibyo uhuye nabyo bikomeye muri uru rugendo, ni ibigeragezo nyine, nibyo kugira ngo dukure, bitugerageze, bidukure ku rwego rumwe bidushyire ku rundi, kwihangana gusohoza umurimo wako. Ariko nubwo bimeze gutyo, iyo uri muri ibyo, haba hari Kristo uri inyuma yabyo. Kwa kundi usenga ati Imana noneho uri hehe, mfasha bino bintu, ndabona bingoye, ndabona ntabishoboye. Inyuma haba hari Kristo ugenda usukamo, aguhereza imbaraga. Niyo mpamvu uhereye ku byo wanyuzemo, wabinyuzemo bigakunda, kandi ntuve kuri Kristo, ni uko yari ahari. Ariko hari n'abashobora Satani, nubwo Imana ihari, hari abizabyutsa, hari n'abagenderana ko byose mugenda mubibona, abamaze igihe muri uru rugendo. Kandi urareba uko uyu muntu ahagarara inyuma y'inkike kugira ngo akomeze gucana umuriro. Ibyo ni ukukwigisha yuko abageragezwa turushywa no kumenya uko uwo muriro w'ubuntu bw'Imana ukorerwa mu mitima yacu. Iyo wamaze kubimenya, nubwo hari ikintu kikwituyeho cy'ikigeragezo, ukomeza kumenya ko Kristo atakuretse kandi ahari, kandi ari bugushoboze kunyura muri ibyo bintu, akanabikuraho, akabigutambutsa, hakaza ibindi bihe. Kandi umusobanuzi yongera gufata Mukristo mu ntoki, amujyana ahantu heza hubatswe inyumba nziza cyane. Mukristo ashimishwa cyane no kuyireba, kandi hejuru yayo abonaho abantu bagendagenda bambaye imyenda y'izahabu. Nuko Mukristo aramubaza ati twakinjira? Umusobanuzi amujyana bugufi y'urugi, asanga abantu benshi baruhagaze iruhande nk'abashaka kwinjira, ntibabihangare. Kandi bugufi bw'urugi hari hicaye umuntu ufite ameza imbere ye ariho igitabo
n'icupa rya wino ngo yandike izina ry'uwinjira wese. Kandi mu muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda, bifurebye ibyuma, bafite intwaro, biteguye gukomeretsa uko bishoboka abashaka kwinjira. Mukristo abibonye aratangara. Nyuma abantu bose bashubijwe inyuma no gutinya abafite intwaro. Mukristo abona umuntu w'intwari yegera uwo mwanditsi, aramubwira ati, mutware, andika izina ryanjye. Araryandika, maze uwo mugabo akura inkota, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro. Baramukubita cyane, ntiyakuka umutima na gato, atangira kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko. Nuko amaze gukomeretsa inguma nyinshi, abashaka kumubuza no gukomeretswa izindi nyinshi nabo abacamo bose, yinjira mu nyumba. Uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagenderaga ku ipfundo ry'inzu, bati, injira, injira mugenzi, ugororerwe ubugingo budashira wabikiwe. Hano haravuga ngo indirimbo ya 56. Nuko arinjira, bamwambika imyenda nk'iyabo. Mukristo aramwenyura, aravuga ati, ngira ngo menye uko ibyo bisobanurwa. Maze ati, reka ngende. Umusobanuzi aramusubiza ati, buretse mbanze nkwereke n'ibindi bike ubone kugenda. Yongera kumufata mu ntoki, amujyana mu nzu irimo umwijima, harimo umuntu wicaye. Mukristo nk'icyuma, uwo muntu agaragaje umubabaro mwinshi, yicaye yiyunamiriye, yitangiriye itama. Wenda hano hejuru uko twasobanura, urabona iyi nzira ijya mu ijuru. Yesu yaravuze, Bibiliya itubwira ko ngo ubwami bwo mu ijuru, uhereye igihe cya Yohana Umubatiza, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Ntekereza ko iri jambo ari uku nguku risobanurwa. Amarembo yo mu ijuru ariho ingabo z'ikuzimu zishaka gutera umuntu wese ushaka kwinjiramo, cyangwa se ushaka kuzicika, cyangwa se ushaka gucika Satani. Turi muri ubu bugingo, si ukuvuga ngo ni amarembo yo mu ijuru twagezeyo hariya, cyangwa ni ahantu hubatse tugiye kugenda tugiye kwinjira bikagenda gutya. Ahubwo bisobanurwa n'uru rugendo turimo. Iyo utangiye inzira y'agakiza, Satani agaba ibitero umunsi ku wundi kugira ngo arebe ko wacogora ugitangira. Iyo ukomeje kugenda, n'ubundi arakomeza nawe ntacogora, kuzageza usoje uru rugendo nawe arwana kugira ngo arebe ko wasubira inyuma. Niba bishoboka n'intore azisubize inyuma cyangwa se azigushe. Mu by'ukuri niyo mpamvu dufashe igihe mu ntambara, kandi ngo turwana n'ibitaboneka, turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere, y'ahantu. Mu by'ukuri niyo mpamvu dukwiriye kwambara imbaraga, agakiza ukakambara nk'ingofero ukagakomeraho. Hakaba hari n'ikintu ushobora kwanga gukora cyangwa ushobora kwinjiramo ukavuga ati, ngiye kubera ko nkijijwe, ibi bintu sinabikora, ibi bintu sinabyinjiramo, iyi business sinayikora, n'ibindi byinshi. Kakakubera ingofero, n'ijambo ry'Imana rikakubera inkota, ukuri kukakubera umukandara. Wenda tuzabigeraho nabyo, intwaro z'umwuka cyangwa se z'umukristo agomba kuba afite. Hanyuma bya bindi byose bigutera, za ngabo zose za Satani zidashaka ko winjira mu bugingo, cyangwa zidashaka gukomeza inzira nk'uko ugomba kuyikomeza, zose nawe ukahagurukira kuzirwana, ugatwarana kugira ngo uzinjire muri ubu bugingo. Naho ubundi Satani nawe ntashaka ko twinjirayo, niyo mpamvu hazajyayo bake. Ni ukuri benshi bagwa mu nzira, ariko ndakwifuriza njyewe nawe, niba hari abagezeyo, niba Yesu ahari kugira ngo atwarane n'utwaranye wese, aduhe imbaraga, turwanirire, mu by'ukuri nawe wagerayo nubishaka. Hari korali yaririmbye indirimbo ngo umugongo wawe ni mugari Mana yanjye.
ngo uheka abasaza n'abakecuru, uheka abaki n'abaki, none arangije avuga ngo uwemeye wese uramuheka, ntabwo ufata ku ngufu ahubwo urerekana umugongo, nguyu urahari, dore ibigomba kugufasha, dore ibigomba gutuma usitara mu rugendo, ariko noneho niba wemeye ko nguheka ngwino. Ariko abenshi kubera ko uriya mugongo ugira kondisiyo, abenshi ntabwo izo kondisiyo bazikunda, baravuga ati okay, njye nziheka kandi nzigezayo. Iki gitabo nitugikomeza tuzagera aho hari abaciye ku marembo. Ntureba mu Kristo izi nzira zose yaciyemo, hakagira abatangirana nawe bakanasubira inyuma. Tuzagera ku baciye nabo mu ntuze ngira ngo n'ikindi gice, tuzagera ku baciye mu nzira z'ubusamo, nabo bagera ku marembo y'ijuru, ariko ngo hari urwandiko babasabye basanga ntabwo barufite. Mu by'ukuri abantu bose barimo barajya mu ijuru, ariko hari aho bizasobanukira, benshi bibwira ko bajyayo, ariko hari aho bizasobanukira. Niyo mpamvu ukwiye kumenya neza niba inzira ijyayo ariyo urimo, cyangwa se niba uri mu z'ubusamo, kuko abari mu nzira nyayo nibo bazagerayo. Ni uko nguko bizagenda, nta kimenyane kizabayo, cyangwa se ruswa, cyangwa se gutera imbabazi, ahubwo uwakurikiye amategeko y'umwami, ndetse uwamukunze kwitondera amategeko ye, niwe uzagera muri ubwo bugingo, niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Kuko inaha tujya dutekinika ibintu bigakunda, ufite amafaranga akagira ibyo atekinika bigakunda, bimworoheye kubera ayo mafaranga, abakene babigezeho biyushya kuya n'ibindi n'ibindi, ariko hariya ntabwo ariko bizagenda. Niyo mpamvu tugomba kwitonda. Rero uyu muntu urabona yaratwaranye, baramukomeretsa nawe arabakomeretsa. Ntabwo ari imikino muri uru rugendo, niba ubigendamo bikoroheye, ubigendamo uko ubyumva, oya, ni igisirikare, tugomba kurwana n'ingabo za Satani. Muri ibi byaririmbye ngo izo ngabo zirakomeye, tudafite umwami Yesu zagira gute? Zadushobora cyangwa se zatunesha. Ariko Yesu kubw'ahari, niduhaguruka tukamenya iyo tuva ndetse n'iyo tujya, tukamenya intumbiro, tukamenya intego y'urugendo, tukamenya iyo turimo tujya, ni ukuri Yesu arahari nawe kugira ngo afashe bene abo ari bo azagezayo. Ariko umuntu uri kubigendamo nk'utazi iyo biva n'iyo bijya, ari mu kigari, ari mu idini, ari aho ngaho, mu by'ukuri biragoye ko uyu muntu azagerayo. Rero ndumva twanasoreza n'aha ngaha mu by'ukuri, kugira ngo iyi video itaza kuba ndende, habayemo ubusobanuro burebure, kuko dusoreje kuri uyu muntu umukristo yabonye nyine unesha agatwarana. Reka njyewe nawe tugende twibaze, d'abord tubanze twibaze kuri ibi ngibi. Mbese turimo turatwarana, twambaye cyangwa tumeze nka ba bandi batinye, bari gutinya uru rugamba, bagatinya ibyo bari guhura nabyo, bigatuma basubira inyuma bakigira mu buzima buboroheye, ariko kandi ari bwo kujya kurimbuka. Cyangwa twambaye zino ntwaro, natwe twiteguye guhangana na Satani. Hanyuma mu intwaro z'umwuka ndumva ziri mu Bagalatiya 5, ngira ngo ahubwo ubutaha twaza tukazisoma, tukazifatanya, tukazisoma, hanyuma twarangiza tukareba niba tuzifite nk'abakristo. Mu by'ukuri Imana yagiye itanga ibintu byinshi bishobora kudufasha muri uru rugendo, ku buryo nta byo kwireguza bihari, keretse nyine ubunebwe buzatubaho, tukanebwa, tukarangara, ugasanga Satani adukomerekeje inguma zituma tutanagerayo. Abantu benshi bibwira ko abarutangiye bose bazagerayo, ntabwo ariko bimeze. Niyo mpamvu ukwiye kuba maso. Abarutangiye bose ntabwo ariko bazagerayo, ukwiye kuba maso, ukamenya neza niba koko urimo kujyayo, ukamenya niba uri kujyayo. Tuzagaruka dusoma ziriya ntwaro zuriya muntu yari afite kugira ngo aneshe yinjireyo hari ahantu, kuko urabona niwe wagiye guhabwa ubugingo. Abantu benshi baba batonze hariya, ariko batinya ziriya ngabo, arizo ngabo za Satani ziba zidashaka ko tujya mu ijuru,
Satani mu ijoro arahazi, ndetse n'urwo yaciriweho araruzi, ashaka abo bazabana nawe aho ngaho ikuzimu mu nyanja yaka umuriro, mu rupfu rw'iteka. Ntashaka ko tuzajya mu bugingo, ariko Yesu nawe nibyo ashaka. Rero ukwiye guhitamo ukamenya uwo ugiye gukurikira, kandi uwo uzagukurikira nawe azagufasha. Satani abamukurikiye nabo arabafasha pe, arabafasha, iby'isi arabibaha mu buryo bworoshye, ariko mu by'ukuri hari n'abo yikoreje imitwaro itoroshye, ariko igihembo cye ni kibi, kandi ni ukuzabana nawe mu rupfu rw'iteka mu nyanja yaka umuriro, niko Bibiliya ivuga. Mu by'ukuri byo kwitonderwa. Rero reka dusoreze aha, hanyuma tugende tubitekerezeho. Mbese urimo kurwana nk'uyu nguyu? Urumva witeguye kurwana ukazinjira hano hantu? Cyane ko umugaba w'ingabo ari Kristo, niwe udushoboza, niwe uduha imbaraga. Bibiliya ni intwaro ikomeye cyane tubasha gukuramo uburyo bwo kurwana no kugenda. Hanyuma Kristo arahari kugira ngo adushoboze. Urumva witeguye kwinjira hari ahantu nk'uko uriya yahinjiye? Cyangwa urumva ufite ubwoba, urashaka utinye bariya, utinye ziriya ngabo za Satani, urashaka ko bakwigizayo nawe ukisubirira inyuma? By'ukuri ukwiye kubitekerezaho kugira ngo urusheho kumenya koko niba uri mu nzira nyayo, urusheho kumenya nusanga ufite utubaraga duke, udafite imbaraga zo kurwana nk'uriya, usaba Imana, wegere Kristo, niwe udushoboza, niwe urwanana natwe. Reka dusoze dusenga, tuzagaruka mu butaha. Data, mu izina rya Yesu, urakoze ku bwa byinshi ubu twigishije. Reka Mwami udufashe kumenya ziriya ntwaro uriya mukristo yari afite kugira ngo yinjiremo hariya, natwe turusheho kuzigira no kuzambara no kuzikwizaho, tubashe kurwana urugamba kugira ngo tuzabashe gusoza uru rugendo amahoro, natwe twinjire mu bugingo buhoraho, tubashe kurwana n'ingabo za Satani, kubera ko ari wowe uduhagarikiye kandi udushoboza. Urakoze, ndagushimiye. Komeza kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.